murakoze mu mazina yanjye nitwa Tuyishime Fils Valentin Zahabu benshi niko bakunda ku banzi mfite imyaka 28 naba mu busanzwe narangije amashuri kaminuza mfite licence muri software engineering nize ishuri rikuru ry'ubumenyi rya Ines Ruhengeri mu bundi buzima busanzwe ndi umunyamideli ndi umuhanzi na film nyarwanda ni n'umuririmbyi. Je pense que la compétition de Mr Rwanda ni plateforme nziza kuri urubyiruko surtout rw'abasore n'abahungu ni ikiraro cyiza cyo kugira ngo abasore duhabwe umwanya wo kugira ngo natwe tugire itafari dushyira ku iterambere ry'igihugu cyacu. Bon, merci cyambere nuko numva mfite icyo ngota kugira ngo mfashe urubyiruko rugenzi rwanjye kuba rwakwitinyuka rukaba rwatera intambwe mu mitekerereze ndetse no mu mikorere. Nkaba numva rero ko mfite icyo nakwita mfite devoir cyangwa se umukoro kugira ngo urubyiruko runyibonemo bitewe na rumfate nka miroir donc ikirori runyibonemo rubone ko ibyo nakoze hari aho navuye hari aho nageze narwo noneho dutere rya shema na za ntege zo kugira ngo narwo rukomeze kandi rutere imbere. Je peux dire 100% bien sûr yuko donc urwego rwo hasi rwari rukomeye numva nararurenze urumva mfite donc icyo nakwita mfite icyizere cy'uko nzagera kuri irushanwa competition ya Mr Rwanda. Présélection, ce que je dois faire donc gukomeza ngakora niba ari kuri projet yanjye akomeza nkayidevelopa neza nkabashobora kwexprima mu minota mike kandi umuntu ari wese akumva projet yanjye mu minota mike kandi abasha gukonvenka société nyarwanda. Je dirais navuga bakomeza bangirira icyizere nkuko nanjye naberetse ko nshoboye bakomeze banshyigikire bakomeze bamfate mu mugongo ababyeyi bamfatire iburyo abagabo nabo bakomeze banzamure icyo nabasaba.